Yesu nashimwe bakunzi ba Yesu kuko neza official nejejwe n'Imana umutima wanjye ko yongeye kumpa uburyo bwiza bwo kuganira ijambo ry'Imana na bene data, kongera kwibukiranya intego y'urugendo, kongera kugirana inama kugira ngo tubashe gukomeza urugendo. Imana yacu nihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Reka dutangire rero dusenga Imana kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye, kandi turusheho kungurana, turusheho guhugurana, kwibukiranya intego y'urugendo. Byose byarumviswe, ariko kandi ni igihe cyiza cyo kwibukiranya. Reka dusenge. Mana nkuru, Mana ishobora byose, Mana yo kwizerwa, Mana y'imbabazi nyinshi, Mana ifite imbaraga, ubutware n'ubushobozi, ndagushimiye kubw'urukundo n'imbabazi ndetse n'ineza ugira abantu uko buke n'uko bwije. Gushimiye ko utadutanze byaduhigaga ngo bitubone, wakomeje kuturamira, ukuboko kwawe kw'iburyo kwakomeje kubana nanjye ndetse na bene data. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urongeye urabyemeye kandi kugira ngo twongere kuganira ku ijambo ryawe. Reka umwuka wera w'umuyobozi abumushorera kandi ageze kuri iri jambo aho njye ntagera, kugira ngo yumvikanishe icyo ashaka kuvugana n'abantu. Ndagushimiye ko ugiye kubana natwe, imbaraga zose zitavuga Imana zituze, ahubwo ineza y'Imana bari yiganza, kandi umwuka wera akore ku mitima y'abantu kugira ngo bongere kumva ihumure. Ndagushimiye kuko wumvise kandi kugiye kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana nishimwe kandi ni ukuri Imana yacu nihabwe icyubahiro. Intego y'ijambo nifuza ko tuganiraho ni intego ngufi umuntu wese ashobora kumva agafata. Ni intego iri mu gakorasi gato. Reka mbanze se nukaririmba hanyuma dusome ijambo ry'Imana. Komeza ikamba ryawe hatagira uritwara, Satani arashaka igukura ku mutwe. Komeza ikamba ryawe hatagira uritwara, Satani arashaka igukura ku mutwe. Komeza ikamba ryawe hatagira uritwara, Satani arashaka igukura ku mutwe. Nindi cyo kibitsanyo, komeza kuba maso, Satani washaka kwambura ikamba wabikijwe. Komeza ikamba ryawe hatagira ukunyaga, Satani arashaka igukura ku mutwe. Imana idufashe kandi Imana itugiriye neza mu izina rya Yesu Kristo. Intego y'ijambo tugiye kuganira turayisanga mu gitabo cy'Ibyahishuwe, ibice byaho 3 ku murongo wa 7 turageza ku murongo wa 13. Intego nahaye ijambo tugiye kuganira iravuga ngo komeza ikamba ryawe hatagira uri gutwara. Imana ishimwe. Reka dusome mu izina rya Yesu. Rwandiko rwandikiwe abi Filadelfiya. Wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelfiya uti: uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawe ubasha kurukinga. Kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani bita Abayuda, nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubita imbere yawe, ibirenge byawe bamenye yuko nagukunze. Kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. Ndaza vuba. Komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe.
uyu murongo turawusubiramo kuko niho intego iri. Haravuze ngo ndaza vuba, komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi. Nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iry'ururembo rw'Imana yanjye, ari rwo Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanjye, kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Amen. Haleluya. Imana ishimwe mu izina rya Yesu Kristo. Abakunda ko Yesu avugwa neza, abakunda ku izina rye rivugwa neza mu mahanga, abumva bafite inzara n'inyota byo gukiranuka, abumva bashaka ko Imana yacu mu buzima bwacu bwa buri munsi ibubamo iturana natwe. Ijambo ryarambwiye ngo akanwa k'Uwiteka karavuze ngo nzagendera muri bo, nture muri bo, nzakorera muri bo. Imana ishimwe. Iyo wemereye Imana kwiba mu buzima bwawe, iraza igatura, ikakira ubuturo mu mutima wawe, ikabona mu icumbi. Imana ishimwe. Yesu yigeze yavugana umubabaro, aravuga ngo ingunzu zifite imyobo zitahamo, ibiguruka nabyo bijya bibona ibyari, ngo ariko umwana w'umuntu yabuze aharambika umusaya. Rero we wemeye ko Yesu atura muri wowe, cyangwa wowe uri bwumvira ijambo ariko ukumva ntaho uramutuza, nta kibanza uramubona mu mutima wawe, umwemerere abone icumbi, umwemerere abone aho gutura muri wowe, umwemerere abone aho kuba, kuko azagushoboza kugenda unesha. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Dusomye ijambo ry'Imana ryandikiwe, ubutumwa bwiza bwandikiwe itorero ry'i Philadelphia. Ni itorero, amwe mu matorero Yohana yandikiye. Amenshi yagiye yandikirwa amagambo yo kugawa kubw'imirimo mibi bagiye bagaragaza mu maso y'Imana, kubwo gukora ibizira ibyangwa n'Uwiteka, bituma abatumaho ubutumwa bugiye butandukanye bwo kubahugura, bwo kubakebura, bwo kubagaya no kubanenga. Ariko uyu munsi nkuru dusomye zandikiwe itorero ry'i Philadelphia, ni itorero ngo ryari rito cyangwa ryari ridafite imbaraga, ubushobozi n'ibindi, ariko ngo ryageragezaga kwitwararika no kwitondera ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Ryageragezaga kurushaho kwizera no kubana n'Imana uko Imana ishaka. Imana ihabwa icyubahiro. Uko Yohana rero abandikira amagambo yaratumwe n'Imana kubandikira, nuko arabandikira ngo ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukinga ntihagire ukingura, niwe uri muvugana n'ab'i Philadelphia. Imana ishimwe. Imana yawe, Imana yanjye, Imana turi kubona iturinda umunsi ku wundi, Imana ikomeje kubana nawe ndetse ikabana nanjye, ni ya yindi ikinga ntihagire umuntu ukingura, ni ya yindi ikingura ntihagire umuntu ubasha gukinga. Ifite ubasha kubiri mu isi, ibikururanda bigendera mu kirere, bigendera ku butaka ndetse no mu nyanja, byose bitegekesha ijambo ryayo, ndetse ijambo ryarambwiye ngo nibihamagaye biritaba. Iyo rero ni ifite urufunguzo, ni ikinga ntihagire umuntu ukingura, kandi ni ukuri ngo iyo ikinguye nta n'umuntu ushobora gukingura. Imana ishimwe. Bamwe bajya bavuga ngo Imana ngo iyo ikinguye ngo urugi ngo irukuraho ikarutwara kugira ngo hatagira ngo wongera gukinga. Ariko nigeze gutekereza kuri icyo kintu umuntu akivuze, nsanga hari n'igihe kigera yakinga nyine n'urufunguzo ikarutwara rwose, ugasanga nta muntu ushobora gukingura urwo rugi. Iyi ngiyi rero niyo twicaye imbere, iyi ngiyi niyo turi kuvuga ibyahumetswe nayo muri aya masaha. Iyi ngiyi niyo yavuganaga n'ab'i Philadelphia muri izi nzandiko, irababwira ngo nzi imirimo yanyu, ngo nzi ko mufite imbaraga nke ariko mukitondera ijambo ryanjye. Imana ishimwe. Ntago nzi wowe unyumva imbaraga ufite, ntago nzi uko uhagaze muri iyi nzira, ariko icyama nawe Imana ikagutangira ubuhamya, ikavuga ngo nubwo uri umunyantege nke, ikavuga ngo nubwo ubona umeze nk'ushobewe, umeze nk'udashoboye muri ibi na biriya, ariko iyo nkwitegereje, aleluya, iyo nkurebye nkakwitegereza, nsanga hari umumaro nkubonamo, nsanga hari uburyo witondeye ijambo ryanjye. Imana ishimwe. Ab'i Philadelphia Imana yabatangiye ubuhamya muri izi nzandiko, irababwira ngo izi mirimo yabo kandi izi neza ko
nubwo bafite imbaraga nke bagerageje kwitondera ijambo, bagerageje kwihangana, bagerageje kugendana nayo. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro cyane. Rero irababwira ngo ishyize imbere yabo urugi rukinguye, ngo kandi nta muntu ubasha kurukinga. Imana ihabwa icyubahiro, kuko ari ikinga ntihagira ukingura. Ibwira ubwoko bwayo bw'i Filadelifiya iti nshyize urugi rukinguye imbere yanyu, kandi nta muntu ubasha kurukinga. Ngo kuko witondeye ijambo ryanjye, kuko wagendanye nanjye, kuko wagerageje kunyubaha, kuko wirinze, kuko wabaye maso, kuko warinze ikibitsanyo, kuko wakomeje ikamba ryawe Filadelifiya we, nzi imirimo yawe, nzi kwihangana kwawe. Ngo nshyize urugi rukinguye imbere yawe, kandi nta muntu ubasha kurukinga. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ihabwa icyubahiro. Iramubwira ngo Filadelifiya we, nguhaye ngo bamwe bo mu isinagogi ya Satani, ngo biyita abayuda nyamara atari bo, babandi biyita abakijijwe nyamara nta gakiza batunze muri bo, babandi biyita abakiranutsi cyangwa ababana n'Imana bakagendana nayo ariko batarigeze kuyimenya, babandi abo ngabo meze batyo. Ngo nguhaye ububasha Filadelifiya, kandi nguhaye ubutware, ngo abo ngiye kubahata. Imana ishimwe, haleluya. Ngo ngiye kubahata baze bikubita imbere yawe, bamenye yuko nagukunze, bamenye yuko nagucunguye, kuko witondeye ijambo ryanjye. Umva ibyo Imana ivugana n'umuntu witondera ijambo, biki Imana ivugana n'umuntu wihangana, Imana ivugana n'umuntu urinda icyo yabikijwe, igera igihe ikohereza marayika, ikamwohereza urwandiko, ikamubwira ngo ndabizi. Imana ishimwe, ikamubwira ngo ndabizi kugeragezwa, ndabizi kurira, ndabizi kuhura n'ibikurushya, ndabizi kukiri mu isi irimo intambara, ariko kuko witondeye ijambo ryanjye, ngushize imbere urugi rukinguye, nta muntu ubasha kurukinga. Amina. Imana ishimwe cyane. Imana ituma Yohana kwandikira abo bantu, irababwira ngo Filadelifiya we, warihanganye, waritondeye ijambo, wagendanye nanjye, ndabibona ngo nubwo umunyantege nke, ariko nitegereje ubuhamya bwawe, sanga hari ikintu nkwiye gukora, sanga nkwiye gukingura urugi ruri imbere yawe rwari rumaze igihe rukinze, kuko witondeye ijambo. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Imana yacu ni ishimwe. Ni Imana ijya igera igihe ikibuka umuntu wabanye nayo, ikibuka umuntu wayitegereje, ikibuka umuntu wabaye maso, ikibuka umuntu warinze ikibitsanyo mu mutima we, ikibuka umuntu warinze ibyo kwizera, ikibuka umuntu wategereje isezerano, ataryarya Imana, ari maso, aturije Imana mu ntege nke ze, mu bushobozi bwe buke, agakomeza kuvuga ngo Mana, nzakomeza kukwiringira, nzakomeza kukwizera, nzakomeza kugutegereza. Filadelifiya rero, Imana imwandikira urwandiko ngo nzi imirimo yawe, nzi ko witondeye ijambo ryo kwihangana, nzi ko hari ibyo wanesheje, nzi ko hari ibyakurwanyije, nzi ko hari ibyakuruhije umutima, ariko noneho haleluya, nshyize urugi rukinguye imbere yawe, kandi nta muntu ubasha kurukinga. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ngo dore babandi rero, babandi batakebwe, babandi batigeze gukizwa, biyita abayuda atari bo, babandi biyoberanye ngo nzabahata, Uwiteka azabahata kuza kwikubita imbere yawe, kuko bazaba bahishuriwe kandi bamenye ko Imana yagucunguye, ko Imana yagukunze, ko Imana yagutekerejeho, ko Imana yakugizeho umugambi mwiza. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro, Imana nishyirwe hejuru. Ku murongo wa 11 rero, aho twavuze ngo ni intego y'iri jambo iri, aravuga ngo ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Yewe Filadelifiya we, ndaza vuba ni ko Uwiteka avuga, komeza icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Nazaza nkasanga ikamba wararitwawe, hari igihe Uwiteka yaza agasanga iryo kamba wari warabikijwe ntaryo ugifite, ariko Uwiteka aravuga, avugana na Filadelifiya ngo ndaza vuba, komeza icyo ufite. Wa mubyeyi we, umwami wawe, wa wundi wategereje, wa wundi wahamagaye igihe kirekire, wa wundi warindiriye ibihe, ngo araza vuba, komeza icyo ufite, atagira ugutwara ikamba ryawe. Utwara ikamba arahari,
unyaga abantu arahari kandi ari bugufi ntari kure, uri gutwara abantu ibyasezeranijwe akabyabura, bagasigara bumva babaye ibicamuke, abandi babaye abantu baguye umwuma, abantu barangiye ibyiringiro bishize, ubatwara ikamba arahari, ugira icyo abanyaga arahari bagasigariraho. Ariko ndaza vuba, komeza icyo ufite, atagira umuntu ugutwara ikamba ryawe, hatagira ukunyaga, umunyazi ataza gasanga urangaye, gasanga usinziriye, gasanga wihebye, gasanga ugeze mu gikombe cyo gucishwa bugufi, nuko akakunyaga ikamba ryawe. Komeza ibyo ufite rero, araza vuba. Banishimwe. Mbese ufite iki? Ufite iki mwene data? Byashoboka ko hari Imana yari yaraguhaye nk'umurage, cyangwa se Imana yaraguhaye ikibitsanyo. Mwe yaravuze ngo dufite ubutunzi mu nzabya zibumba, dufite ikibitsanyo umwami Imana yatubikije. Mbese ufite iki? Komeza icyo ufite, atagira ugutwara ikamba ryawe. Byashoboka ko ufite kwihangana wahawe n'Imana muri wowe, ariko winyagwa, oya winyagwa, witwarwa ikamba ryawe. Byashoboka ko ufite ikamba muri wowe, mu biganza byawe, yo gukorera Imana mirimo runaka umwuka ajya guhishurira, ariko noneho Satani akaba ashaka kubikunyaga, kuko yamaze kumenya ko ariho ingororano zawe ziri. Ariko ijambo riravuze ngo umwami araza vuba. Komeza icyo ufite, araza vuba iwawe, araza kugutabara, araza kwibuka imirimo, araza gusubiza inyuma, agende yibuka, akurure, avuge ngo uyu ni wawe undi navuzeho. Nuko yubura ibitabo, Moridekayi ibitabo byigeze kubumburwa ibwami kugira ngo atabarwe, yari ari ku irembo, akurwaho. Imana ishimwe. Araza vuba, mwami wawe araza vuba. Muri icyo kibazo ufite, muri iyo ntambara ufite, muri icyo kikugoye, muri icyo kigutereje umusozi igihe, araza vuba. Komeza icyo ufite, niba ari isezerano wahawe, komeza uribike, komeza uririnde, komeza uribere maso, bikunda ko Satani akwambura. Araza vuba. Haleluya. Mwami Yesu araza vuba ku buzima bwawe. Komeza icyo ufite, atagira ugutwara ikamba ryawe. Imana ishimwe. Byashoboka ko hari icyo umwuka yakongoreye, ari nijoro usinziriye, ukumva ahari biracitse birayobye, ukagira ngo ntabwo bigishobotse, ariko umwami wawe araza vuba, araza iwawe, araza gukemura ibyo. Wowe kondisiyo ni imwe gusa, komeza icyo ufite, atagira ugutwara ikamba ryawe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Abantu b'Imana bafite ubutunzi bukomeye, icyakora iyo Satani ihebesheje umuntu agira ngo ntacyo afite, agira ngo nuworoheje, ariko turatunze kandi dutungishije benshi. Iyo tubanye n'Imana neza, iyo tugendana nayo, iyo twibuka kwitekerezaho mu ntege nke dufite. Filadelfiya uru rwandiko yatumweho rwaramubwiye ngo nzi imbaraga zawe ko ari nke, nzi ko uri umunyantege nke, ariko ukagerageza kwitondera ijambo. Haleluya. Ukabika ibyasezeranijwe, ukabika ijambo ryo mu mutima wawe kugira ngo udacumura ku Mana. Dawidi yigeze yavuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nabikisha mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Imana ishimwe. Imana izi intege nke zanjye, Imana izi intege nke zawe, ariko se muri izo ntege nke, muri ubwo bushobozi buke, muri ibyo udashoboye, ujya ugerageza nibura kwitondera ijambo. Dore uwitondeye ijambo icyo yatumweho, ngo noneho kuko witondeye ijambo ryo kwihangana, kiza imbere yawe urugi rukinguye, kandi nta muntu n'umwe ubasha kurukinga. Haleluya. Imana ishimwe. Mana yawe iraza vuba, Mana yawe iraza vuba, iraza vuba. Nubwo utinze ku musozi w'ikigeragezo, nubwo utinze mu marira, nubwo utinze mu maganya, nubwo ubona naho umurere kiri bugufi bwawe, ariko mpawe kukwibutsa umwami wawe araza vuba. Komeza icyo ufite. Haleluya. Komeza icyo ufite, atagira ugutwara ikamba ryawe. Komeza icyo ufite mukobwa, utegereje Imana igihe kirekire. Turiza Imana. Byashoboka ko hari imyaka wagezemo ukabona Imana iri bugufi, ariko uko igenda yiyongera ukagira ngo hari birarangiye, ariko haba kukubwira ngo komeza icyo ufite, atagira ugutwara ikamba ryawe. Mubyeyi ihangane, uriza igihe kirekire, barira ku bana menshi, abantu batarurarira, ariko komeza icyo ufite, icyo wabikijwe, icyo wabwiwe n'umwami. Rya jambo ni ryo kwizerwa kandi ni iry'ukuri. Umwami araza vuba, ubuzima bwawe araza vuba. Muri ayo masezerano atinze, araza vuba. Kuringaniza ibitaringaniye, araza vuba. Kandi naza azitse imisozi, naza azavugana n'ibyo biri imbere yawe. Yigeze yavugana n'umusozi wari imbere ya Zerubabeli, aravuga ngo wa musozi munini we,
Haleluya. Ngo wiyita iki mbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli? Byashoboka ko Zerubabeli yari yarumvise ijwi ry'Imana igihe kirekire, yari yarumvise Imana ivugana nawe, ariko akagera igihe wenda ibyiringiro bigakama, Imana ibyitegereje isanga hakurikiyeho icyiciro cyo kuvugana n'umusozi wari uri imbere ye. Rero ndagira ngo nkubwire ngo Imana irasa vuba. Komeza icyo ufite. Muririmbye yaririmbye aravuga ngo Imana iraza gushyiraho inzira ngo kuko ibasha kureba kure aho njye ntabasha kureba. Humura rero, Yesu araza vuba. Komeza icyo ufite, atagira ugutwara ikamba ryawe. Imana ishimwe. Kabiri avuga ngo unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi naza sohoka ukundi nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iryo ururembo rw'Imana yanjye ari rwo Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanjye, kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya. Ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero. Imana ishimwe. Wa mubyeyi we, wa mukobwa we, wa musore, wa mugabo we, byashoboka ko aribyo wari umaze kunyagwa. Ndinginga Imana ngo inyemerere igushoboze wongere kwitekerezaho, uvuge ngo mbese bwa butunzi nari narabikijwe, ibyari biri mu mutima wanjye nk'ikibitsanyo, ndacyabifite? Ese ndacyabibitse byose cyangwa hari ibyo namaze kujyagwa? Mbese ibyo wajyaga wumva muri wowe, ibihe byiza, ikamba ry'ibihe byiza byabaga mu mutima wawe, uracyabifite cyangwa byashizemo wamaze kubinyagwa? Ese kwihangana wari utunze mu gihe ugeze mu bikomeye ukumva utunze umutima wundi, waba ukibifite cyangwa waranyazwe? Ariko Imana yawe vuganye nawe muri iri jambo ngo ndasa vuba. Komeza icyo ufite, atagira ugutwara ikamba ryawe. Imana ishimwe. Unesha azambikwa umwambaro wera, unesha kandi Imana izamwandikaho izina rishya. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Rero komeza icyo ufite mwene data, komeza icyo ufite cyo wahawe n'Imana. Kumenya nuko Imana yawe ari Imana ikwitayeho, ari Imana iri mu ruhande rwawe nta kabuza. Komeza icyo ufite, kandi ukomeza icyo ufite, Imana izakugarukaho. Imana ishimwe cyane. Amen. Nejejwe n'Imana rero usangira namwe iri jambo, twibukiranya ngo njyewe nawe turinde ikibitsanyo twabikijwe n'Umwami, kandi twongere twisubiremo aho numva hari ibyo natakaje, aho numva hari ibyo umwanzi yamaze kunyaga, ahari wenda nkabona hari ibyo nsigaranye ariko hari ibyagiye. Nongere mbwire Yesu ngo garura ibyanjye byanyazwe, kugira ngo be mu mwanya ushaka ko mbamo, tugendane kandi tugumane. Imana iguhe umugisha, kandi Imana igushyigikire, ndetse yumva icyifuzo cyawe, ikikuriza ikigutereje umusozi, nawe Uwiteka aguhindukire yongera gukebuke kandi akurebe neza mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Imana ishobora byose, uri mwiza, bere mwiza abagutegereje bose. Ijambo ryawe ni ubuzima, nta muntu ukwiringira uzakorwa n'isoni. Nyemera rigere kuri buri wese, kandi umuntu wese uryumva umuye kongera kwitekerezaho, umuye kwisubiramwo, arebe neza niba icyo wari waramubikije akigifite cyangwa yaramaze kukinyagwa. Nasanga yaranyazwe, akwinginga umugarurire, kandi nasanga ataranyagwa, w'imbaraga zo kurinda ibiri muri we kugira ngo turusheho kubana nawe. Turagushimiye rero. Barwayi bakire, bafite ibibazo bitandukanye wera igisubizo, bafite intambara barwanirire, kandi umuntu wese urwumvira ijambo muhe kunguka. Senze gutyo nizeye Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu abahe umugisha.